Mungu apewe sifa. Tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Salimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Shimira Imana yaturinze twese. Tunamshukuru Mungu aliyetuchunga sote kwa ujumla. None turiho nta gicuraniro. Tungali hai, jina lake lipewe sifa. Jewe nawe nta kintu twabona. Mimi na wewe hatuwezi kupata malipo. Kwishyura uburembe twahawe. Ambayo tunaweza kulipa ambayo Mungu alitupatia. Imana yacu ngo ihabwe icyubahiro. Uhereye none ukageza iteka ryose. Tangu leo hadi milele. Tunasoma igitabo cy'Abami. Tunasoma kitabu cha Wafalme. Abami ba mbere. Wafalme wa kwanza. Ibice 18. Sura 18. Gahera kwa 33. Anga kwa 30. Na 6. Tunasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko aje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Isirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose ubwo ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Mu mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika ibitambo byoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu n'amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Kurere ushindi arayisezesha. Ushindi naye ataongoza ombi. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushima kubw'ubuntu n'imbabazi watugiriye. Mana, twageze imbere yawe hari ibyo kurya. Mu Abisirayeli igihe babonaga mana baratoraguraga bakarya bakishima. Natwe mana iraguye, ijambo ryasomwe. Mana, iri jambo ni amagambo gusa, ariko manuka Umwuka Wera arisobanura, udukuriremo ibiryo byo kurya. Buri muntu wese yaje imbere yawe ave yabonye ukuboko kwawe. Mu magambo yawe Mana ndakwinginze, uduheremo umugisha. Fata umukozi wawe, Umwuka Wera asobanura ijambo ryawe. Byose tubisabye twizeye kuri buri kure, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Ashobora kwicara. Mana yacu ihimbazwe, kuko umugaragu w'Imana amaze kuvuga. Ejo twari turi kumwe nawe, twari turi imbere y'Imana, twari tuganira amagambo meza agira ati, ibikunaniye byose ubijyanire Umwami Yesu. Ntabwo ibikunaniye byakunanijwe n'uko udapfuye kubangamiye, ntabwo byakunanijwe ko hari mushiki wacu wakubangamiye, ahubwo nuko byakunaniye kubera ko waguze aho ubijyana ukabijyana kuri ofisi itari iyabyo. Hari ofisi imwe tujyanaho ibibazo byacu, iyo ofisi ni iya Yesu Kristo. Nuyijyanira ibibazo byawe ufite byose, nuhagera ugakomanga, Umwami wacu aragukingurira, kandi numuhamagara arakwitaba. Telefone yo kumuhamagariraho ejo twayibonye, uwayifasheho wese natabaza Umwami Yesu, Umwami wacu nikaruhura. Ibibazo ufite ntabwo bikubangamiye gukurikirana nuko Kabagema ari ubiguteje, ntabwo bikubangamiye kubera mwene data uwo ari we wese ari ubiteye, ahubwo ikibazo kiri kuri wowe. Menya ngo ibibazo byanje byazanywe
ngo niki, menya ngo ibibazo byanje byatutse mu guhe muryango, menya ngo ibibazo byanje bizanywe n'ukubera iki, umanza umenye impamvu. Numara kubona impamvu yawe ushaka uri bubikemure. Kuvuga ngo ibibazo bimbayeho akarande kubera Didasi, kubera Gerard, oya, ahubwo hari impamvu bitubayeho. Mbese wamenye aho kubijana, hari aho gushira ibibazo dufite, hari aho kwikoreza ibibazo byacu ni kuri Yesu Kristo. Aravuga ati munyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Amaganya ufite ntawe yatewe na fere runaka, ntawe yatewe na fere runaka, ntabwo yatewe n'umukozi runaka, ahubwo wowe ku giti cyawe. Amaganya ufite sobanukirwa impamvu bwakujeho, maze numara kwisobanukirwa rata ushaka umuganga wabyo. Umuganga wabyo ntabwo ari Sarongo, umuganga wabyo ntabwo ari Mujakazi, umuganga wabyo ntabwo ari Bishop, umuganga wabyo ntabwo ari Revera. Umuganga wabyo ni Yesu Kristo. Numujyana ibibazo byawe rata arabikemura, kandi nubimuha ntusigaze bimwe, ibindi bimujyana. Byikorere byose uko byakabaye, bya bintu bikuremereye ugende n'imbere ya Yesu, umubwire uti Yesu Kristo, nzi kuri Imana ishobora byose, nzi kuri Imana ikemura ibibazo, none n'ibyanjye ndabizanye byose uko byakabaye. Ibiri mu mugongo, ibiri mu mifuka, ibyo ukenyereyeho, ibyo wambariyeho, ibibazo byawe byose ufite, n'impigi zose ufite, ubwira umwami Yesu uti gukorera biheko, gukorera Satani birangambiye, kuja mu bapfumu kuraguza. Ngeneye Imana y'Isirayeli gikemura ibibazo byacu. Hari izina twahawe dukirizwamo, ari indwara, ari ibibazo, ari ingorane, n'izina rya Yesu Kristo. Mubijyanire ibibazo byawe, Yesu Kristo azabikemura. Iyo niyo Mana twizeye, izina ryayo ni Yesu Kristo. Umenya aho gutwara ibibazo byawe, kandi umenye n'ikiguteye ibibazo ko ari wowe ubwawe. Abana bo ku ishuri ryo kwa mbere Misiri umvishe ko bize mu gitabo cya Yona, igihe cyo Yona yagenzuye akamenya ibibazo bye, byatumye abari bari kumwe nawe bagira amahoro, kuko yaravuze ati ninjye gitera itarapfa, gitera itarapfa, itaravamo hatutapata salama. Ariko nimara kwerura by'ukuri kavuga ko ari byo, umutekano uraboneka. Yona yarimenye, amenya kandi wazanye umutekano muke, ibibazo bye byose amaze kubivuga, Imana irabikemura. bagenda amahoro. Ariko icyo nashimiye Imana ni uko misiyo y'Imana itahaze. Nyuma yakomeje urugendo, kubera yamaze kwimenya, Imana inaramukoresha tu, kubera abateranye nje namwe, nta muntu n'umwe washobora gukora umurimo nk'uwo Yona yakoze. Tumubara nk'umunyantege nke, tumubara ko yahemutse, ariko nje nawe nta muntu wabishobora. Umuntu yatorotse, amaze gutoroka umurimo, ariko bibyanga bikunda, Imana irareba iravuga iti atari Yona wo kujima intewe, nta wundi muntu nabona wo gutumayo, nta niwe urajayo, yani ndi yanze abantu ari bubikora. Ibyo by'urukwanga gukora nta niweho uzabikora, nta wundi. Ibyo by'urukwanga gukora ese ntabwo azabigukorera. Ibyo by'urukwanga gukora ntabwo niziba azabikora, kuko ntabwo bimureba. Ibibazo byawe niweho bireba, ibibazo byanjye niziba niwe bireba, niwe ufite aho arabijana, abifate kugira ngo kiranduke nabyo abijanire ubushinzi. Naho niyobaho kubijana ntabwo bizakuva. Ureka ajya kubibwira Muwazi ashobora kugufasha kwapurika akazi, ashobora kukwigisha imodoka, ashobora kugutwara aho ushaka, ashobora kugutwara ku bitaro, ariko ntabwo yakemura ibibazo ufite. Ashobora no kukujyana kuri konti, ariko nagerayo
ibyo banzuye ntabwo Bowazi ashobora kubikemura, ahubwo uriya wabyanzuye ni uri bubikemure, ariko arabikemura kubera iki? Gukurikirana n'uko afite igitabo cy'amategeko. Dufite umwami ukomeye ufite igitabo cy'amategeko, izina rye ni Yesu Kristo. Iyo abunguye dosiye ya Gerard ayimuzaniye aravuga ati dosiye yawe yuzanye hariyo Kabagema yari yazanye mbere. Kabagema ni uri bumanze, nawe urakurikirana. Ibibazo byawe birateranira kukuza, ariko mu ijuru naho baraterana kubikemura. Dusomye amagambo ari mu gitabo cy'Abami avuga ku nkuru ya Eliya hamwe n'abahanuzi ba Bali, ariko ntabwo turi buvuge byinshi nk'uko iyo twababwiye, ahubwo turaganira namwe ijambo rivuga riti Imana yihesha icyubahiro. Nta muntu wahesha Imana icyubahiro kubwe, ahubwo ibyo Imana yagukoreye nibyo biratuma uvuga ngo nta wundi nabonye uzi kurinda usibye Yesu Kristo. Nta wundi muntu ushoboye kurinda usibye Imana yacu. Turaganira ijambo rigira riti Imana yihesha icyubahiro. Mbese yacihesheje hehe? Yacihesheje kuri wowe, yarakurinze, yakemuye ibibazo byawe. Hari ibyagomba kuguhitana, Uwiteka yarabikemuye. Ndetse na n'iri joro Imana yihesheje icyubahiro kugira ngo ize kwihimbaza. Imana yihesheje icyubahiro kugira ngo hatagira ibiguhitana. Icyubahiro cy'Uwiteka. Turaganira ijambo rigira ngo Imana yihesha icyubahiro. Imana yihesha icyubahiro mu bantu bayo. Ntabwo Imana yihesha icyubahiro aho abantu bayo batari. Abantu bayo bari habaho n'abana ba Satani. Iyo Imana ihageze rero ikoze iso n'abana ba Satani, abana b'Imana bakavuga ngo Imana yacu irakoze ntihabwe icyubahiro. Aha ni ku musozi Karumeli, igihe abahanuzi ba Bali n'abahanuzi ba Ashera bari bateranye. Ariko noneho igihe cyo gutamba kigeze, Eliya arababwira ati mumanze muhitamo imfizi yanyu mutambe, Imana yanyu iraza kubasubiza. Ariko ikintu ni kimwe, Imana irasubirisha umuriro. Iyo niyo Mana buri muntu wese akwiriye kwambaza. Imana iri gusubirisha umuriro, kandi aba ariyo Mana nzima. Imana yihesheje icyubahiro ku musozi w'i Karumeli. Imana yihesheje icyubahiro imbere y'abahanuzi ba Bali n'abashera, kugira ngo Eliya umuhanuzi w'Uwiteka nawe azamurire Imana yacu icyubahiro. Iyo Mana yihesha icyubahiro niyo nge nawe twaje kuramya mu izina rya Yesu Kristo. Aho tumaze gusoma nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe. Icyo gihe Eliya yabwiye Imana azi ko ari Imana ishoboye byose, kandi icyo gihe Imana yihesheje icyubahiro imbere ye, igaragaza ko ari Imana, igaragaza ko ishoboye byose. Bisabye ngo nanjye nawe twateranye muri iki gitondo tumenye ko iyo Mana ikwiriye icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana tugikure ku bantu, tugishyire ku Mana ishobora byose. Ababikunze nkanjye ni bande? Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ntabwo kiri ku bantu, icyubahiro kiri ku Uwiteka ushoboye byose. Yasubirishije umuriro, maze Eliya n'abahanuzi ba Bali n'abahanuzi ba Ashera uko bari 450, Imana imaze gusubirisha umuriro, maze hepfo
abwira abo bari kumwe ati mubafate hatagira n'umucika. Imana yejeje icyubahiro, abademo turabanesha. Uko baba bangana kose, Imana yejeje icyubahiro, duhabwa inkota zo kubarimbura. Mbese abademo ni bande? Babandi bagukura mu by'Imana, babandi baguteranya na bene so, babandi baguteranya na bashiki bawe, babandi badakeneye gukurikira Imana. Abo Imana yejeje icyubahiro, tuzabanesha. Abademo b'urugomo, abademo b'urwangano, abademo bo kwirarira, abo bose tuzabatsinda dufite Imana ya Israeli. Yatabaye Eliya, nituneshereze. Yatabaye Eliya, natwe nidutabare. N'Imana yejeje icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dusomere amaganya ya Yeremiya ibice 3. Maganya ya Yeremiya ibice 3:57. Ni hirya ya Yeremiya. Ngambo ya Yeremiya. Amen. Umunsi tusohoze mu Yesu Kristo. Amen. Umunsi nagutakiraga waje hafi, uravuga uti witinya. Ayi mwami, wamburaniye urubanza rw'umutima wanjye. Umunsi nagutakiraga, urasubira muri uwo murongo. Ndio kwa shairi hiyo. Umunsi nagutakiraga waje hafi. Umunsi watakira Uwiteka, umunsi uzatakira Uwiteka, Uwiteka azakuba hafi. Hera ku murongo wa 55. Natakiye izina ryawe Uwiteka, ndi mu rwobo rw'imbohe rw'ikuzimu. Wumviye ijwi ryanjye, ntunyime ugutwi kwawe, ngo utumva kumva kuniha kwanjye no gutaka kwanjye. Umunsi nagutakiraga waje hafi. Amen. Uravuga uti witinya. Amen. Uwiteka iyo umutakiye, aho waba uri hose, we kuzatinya. Usiogope. Nutakira Uwiteka, uzamenya ko kuri hafi. Ariko nutakira abantu, bazakubwira ko baragutabara, ariko uzabashaka kubabure. Ariko nutakira Uwiteka, Uwiteka ako kanya abari pereza abwira ngo wari ukumhamagara turi kumwe. Imana iri hafi y'abizera, ntabwo iba kure yabo. Imana nuyemera izaba hafi yawe. Usomye haruguru haradufasha mu gitabo cy'abantu uhere ku murongo wa 30. Hari kuvuga ngo Eliya yegera igicaniro maze acyubaka neza, ngagerekeranya amabuye 12, agereranya imiryango 12 y'abana ba Yakobo. Bisabye muri barimo gusaba Imana, jioshe kwanza, gusanura igicaniro bisobanuye iki? Bisobanuye kwitunganya. Imana ntabwo ikorera ahantu hanyine, ahubwo Imana ikora ahantu hejeje. Imana yiheje icyubahiro, ariko nawe weze. Abakeneye kwezwa ni bande? Imana irahemba izina rya Yesu Kristo. Amaze gusanura igicaniro rata, maze agerekeranya amabuye 12, asanura igicaniro. Umubare ugereranya umuryango w'abana wa Yakobo 12. Mbese iyo wenda gutamba cyangwa ushaka ngo Uwiteka gutabare, ubigenza ute? Ntabwo wakorera Uwiteka utejejwe. Ntabwo Uwiteka yagutabara utejejwe. Bisabye mu manza wirere ko ngiye gutabaza Uwiteka, ahagiye kuntabarira nihe? Ndi mu kirere cy'umubiri nangwa ndi mu kirere cy'umwuka? Rekebisha, tunganya, sanura,
numara gusanura Uwiteka nawe araza agutabara. Imana itabara ubwoko bwayo igihe cy'icyubahiro mu bwoko bwayo ari uko nabwo bitunganye. Imana yabwiye Abisirayeli mu kibaya cya Sinayi irababwira iti iyo muri icyo kibaya ntabwo nkeneye gukorana namwe kuko namaze kugenzura hagati muri mwe ndi kubona harimo abanyamwanda. Igihe mugiye ku bwiherero mupfa kugenda nk'abapagani ariko ndabyanze. Tangureho umuntu wese ushaka kuja ku bwiherero ajana igihosho. Nukuvuga ngo Imana ntabwo yagomba kubagenderera. Hari umwami wese niyo mpamvu buri muntu wese mbere yo kuvugana n'Imana, mbere yuko Imana igeze icyubahiro cyayo imbere yawe, ntabwo wanyuba utamanije witunganya. Itunganye kwanza. Kubera ikintu cya mbere adui wawe wewe ubwawe. Umwanzi wanjye ni njyewe ubwanjye. Nimanze nitunganye, nimara kwitunganya cyangwa mu maso h'Uwiteka. Ibyahura ntabwo bindeba. Ibyahura ntabwo bindeba. Ahubwo ibyashe. Kubera Bibiliya yera itubwira neza ko agakiza nakangira wakakiriye. Buri muntu yahamagara ukwe. Nunahamagara ukwe. Nunahamagara ukwe. Niyo nenda kwihana n'ihano kwacu. Niyo nenda gutunganya ndunganya ukwacu. Niyo ngiye gusaba nsaba Imana ukwacu. Ari ibyaha famiye ndabibwira Imana ukwacu. Ari ibyaha byanje, ari ibibazo mfite n'ubwanje. Kuko igihe nzava mu mubiri nta wundi tuzajyana. Igihe nzarwara nta wundi tuzarwarana, ahubwo ni njye na mubiri wanjye. Kugira ngo ibitambo byanje binezeze Uwiteka, nanjye mvuge ngo Uwiteka akwiriye icyubahiro, nuko nzabanza nitunganye. Nimara kwitunganya Uwiteka nanjye azaba hafi. Azaba hafi yanjye, ariko nari nitunganya Uwiteka ntabwo ashobora kumba hafi. Kuganira ngo Imana yihesha icyubahiro. Imana yihesha icyubahiro ahantu hatunganye gusa, aho ni Imana izana icyubahiro cyayo. Ariko ahantu handuye ntabwo Imana yazana icyubahiro cyayo. Isaya 54 umurongo wa 4. Isaya wahageze waliwasili hapo. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Witinya usiogope kuko utazakorwa n'isoni, utahayalika kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Weho tunganya ibyawe imbere y'Uwiteka, kuko icyubahiro ari icy'Uwiteka. Imana yihesha icyubahiro, ntabwo izagukoza isoni. Abana b'Imana musiogope, mwe gutinya, ahubwo icyubahiro ni icy'Uwiteka, ntabwo izadukoza isoni. Abatureba guyukuno munsi hirya ya hano bazatureba basanga tutarakorwa n'isoni, kubera nta mwana w'Imana n'umwe uzigera akorwa n'isoni. Dawudi aravuga ati nabayeho kuba nabaho ntabwo nari nabona umukiranutsi witwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize, ahubwo imigunzu y'intare ibasha gukena kandi igasonza. Ariko abana b'Imana ntabwo bazakorwa n'isoni, ntabwo tuzamwara. Uwiteka ari maso ku bwacu, tumuhanga amaso, duce bugufi, nawe azadutabara. Avance. Kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe.
ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Amen. Imana izakuvanaho igisuzuguriro, weho gusa uyubahe gusa, weho witunganye ubwawe, wubahe Imana mu mibereho yawe. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo izagukoza isoni. Niwe mukiranutsi kukuruta, kuko aravuze ati niwe mugabo w'abapfakazi. Abapfakazi bari muno, ntabwo muzakorwa n'isoni. Abapfakazi bari muno, nta kimwaro kizabageraho. Dufite umugabo witwa Yesu Kristo. Muhumure, ntabwo ari njye ubivuze, Uwiteka ubivuze. Ntabwo ari njye wabyanditse, ni Uwiteka wabyanditse. Uwabyanditse ntabesha, uwabyanditse ntiyivuguruza. Ibyo yavuze ahora abitekerezaho, ibyo yavuze azabikora. Nta mwana w'Imana uzakorwa n'isoni. Mwubahe Imana, nayo izabubahisha. Muyihamirize, nayo izabahamiriza. Eliya aravuga ati nkoze ibi nk'ijambo ryawe, none nawe nyumvira Uwiteka, nyumvira. Uyu munsi mu Isirayeli bavuga ngo abapfura bari muri Amerika bafite Imana. Birababaje kuba uri hano ugakoza isoni Imana yawe. Kirirwa warakaye, kirirwa warakaye, siku yote tunakasirika. Gahera kuri randebe, Toka kwa kile kiti yote. kubarabo nta muntu Wale wote ambao ninajihisi ndani. Ntabwo biyumvamo. Ujihisi ndani. Kubera iki? Sababu gani? Warahushijwe. Wewe ulipotoka, ahubwo ni Imana itakwiyumvamo. Mungu ajihisi kubera ibyaha byawe. sababu ya dhambi zako. Ariko reka mbabwire, Acha niwaambie, umukiranutsi wese nubwo yaba ari umupfakazi ntabwo azakorwa n'isoni. Nubwo yaba ari umupfakazi nta kimwaro kizamugeraho. None abafurere n'abasore ni kangahe? Iyo Mana yamira imfubyi n'umupfakazi itabara itorero rya Kentucky, irihumurize kandi izayizamure. Rero Frank yaravuze ati mwami, ubutumwa umpaye abazabwemera uzabajyane muri Alabama. Kandi Frank yasezeye, Imana yarabimwemereye. Abizeye impano ya Frank bazazamurwa, abizeye impano ya Branham bazazamurwa, abizeye impano y'abakozi bacu bazazamurwa. Nta kindi twizeye n'ijambo. Ijambo ritugamira ubuzima, nituryizera akabuza tuzazamurwa. Imana yesheje icyubahiro mu bakozi bayo, kandi Imana ishaka gukoresha iramuhagurutsa, ikamweza, ikamutunganya. Yamara kumutunganya rata ikamuhereza misiyo. Ab'Imana yatoranije yaduhaye akazi ko kuyiririmbira, ko kuyicurangira, ko kuyamamaza no kumva ijambo ryayo. Mbese murabyemeye? Yesaya 43:1. Imana izadufata ukuboko, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Uko waba umeze kose, bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Dawudi yaravuze ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe wanje kugira ngo ndazagucumuraho. None njyewe aho gupfa ntaho hakiriho, sinzapfa ahubwo nzarama. Abana b'Imana tuzarama, tuzaramira mu byizerwa, naho twasinzira tuzakanguka. Yesaya 43:1. Turasoma amazina y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ariko noneho Uwiteka wakuremye, Uwiteka wakuremye, Bwana Mungu alikuumba. Uwiteka niwe muremyi wacu. Nta muntu n'umwe washobora kukurema, ahubwo waturemye ni Uwiteka. Hatiye kugira umuntu ugukanga, umuntu ye kugukanga, hatiye kugira ukwenda imida. Ikizakwenda imida aba ari parole. Ni neno tu. Iparole nirivuga uhinda umushyitsi. Tetemeke. Iparole nirivuga ni Imana ubwayivuze. Hindira umushyitsi imbere y'Uwiteka.
uyibwira uti Uwiteka naracumuye narakosheje nkeneye guhinduka. Hitaji kubadilika. Uwiteka wakuremye. Florence ni Tolerance ni nani? Dorcas. Komeza. Endelea. ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe. Stop. Ni bande Uwiteka yacunguye? Amen. Ni bande Uwiteka yahamagaye? Nanjye yarampamagaye, nanjye yarancunguye. Ufite umunezero. Uwiteka wagucunguye, Uwiteka wagucunguye wowe Yakobo, Uwiteka waguhamagaye. Witinya, Imana yihesheje icyubahiro iratubwiye ngo musiogope. Amen. Komeza. Endelea. Uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nawe wanyura mu mazi kubw'icyubahiro cy'Uwiteka, Imana yihesha icyubahiro. Nawe wanyura mu mazi, Imana izaba iri kumwe nawe. Komeza. Endelea. Nuca no mu ngezi ntizagutembana. Nuca no mu migezi nubwo izaba iri guhorera, nubwo izaba ifite ubwibone, ntabwo izagutembana. Imana yihesheje icyubahiro ivuze ngo nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca no mu migezi ntabwo izagutembana. Uwiteka ari kumwe n'abera, Uwiteka ari kumwe n'itorero. Muhumure, muhumurijwe n'imbarore. Ntabwo turi guhumurizwa na Gerard, ntabwo turi guhumurizwa na Didasi. Jamais tu duhumurijwe n'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo nawe waca mu migezi hautakufa kitu. Nunyura mu muriro ntuzasha. Umuriro gurakaza gusumba imigezi. Nubwo waca mu muriro ntacyo uzagutwara. Dufite abahamya, dufite Mishake, dufite Shadraka, dufite Abednego, dufite Yohana bamutetse mu mumuri w'amavuta ari umusaza asohoka ari umusore. N'ibihamya, nawe waca mu muriro ntabwo uzasha, nawe waca mu migezi ntabwo uzagutembana. Uwiteka wihesha icyubahiro ni umurinzi w'itorero ryayo. Abatangije umurimo kandi niwe uzawuheruka. Izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dufite imirongo myinshi ariko ntabwo turi buyisome. Naho waca mu migezi, Tunapita ndani ya mto. subira muri ayo magambo mwene Kwa nawe. maneno hayo ndugu yangu. Nibidashoboka ariyo dufungira, kuko Imana ikorera mu bwoko bwayo kandi ikihesha icyubahiro mu bwoko bwayo. Kandi noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya. Imana yaremye Isirayeli, Israeli. natwe turi Abisirayeli mu mwuka. Imana yaturemye niyo yaduhamagaye kandi niyo yadutoranyije, natwe turi ab'Imana. Murabyemeye? Turi abana b'Imana, turi ubwoko bw'Imana kandi turi ubwoko butuye ukwabwo. Ntabwo tuzabaranwa n'andi mahanga kuko Imana yacu yaradutoranije. Ni Imana idahinduka, yihesha icyubahiro kugira ngo natwe tuyizamurire icyubahiro. Eliya aravuga ati Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekanye ko ari wowe Mana. Abantu bose babibonye babona ko ari Imana. Gakuru nawe wari wasoza, babibonye babona ko ari yo Mana. Yihesha icyubahiro. None iramubwira iti mbe Eliya witinya, bamaze gusanura igicaniro, none bareke batambe. Nibamara gutamba nawe uratamba, bareke batambe natwe dutambe. Imana y'ukuri. Amen. Bareke batambe natwe dutambe. Imana y'ukuri.
kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe. Gutinya Uwiteka yesheje icyubahiro araducungura. Uwiteka yesheje icyubahiro aduhamagara mu mazina. Yahamagaye Semajeri, Semajeri ati Karabemani. Yahamagaye Semigori, Semigori ati Mangeni Pereza. Ahamagaye Gerari, Basidishanga ryari Nyigiyeso, Mangeni Tala. Yahamagaye Zikibacu, yahamagaye Rekadaka. Yesheje icyubahiro aduhamagaye mu mazina. Ntabwo yibeshe. Ibuye mu izina rye. Imana yaramuhamagaye. Yahamagaye Aburahamu, basigishanga ryanyu kubw'icyubahiro cyanje, usigane inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka kandi nzaguha umugisha. Izina ryawe nzaryogeza, bazakumenya. Aburahamu baramumenye, nanjye nakiriye agakiza namenye Aburahamu. Umunsi wa arendema nzahorana na Aburahamu, ubwira ngo yakumenye ikamuhamagara ngo yamuhamagare. Amen. Avance. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nawe nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzasha, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Amen. Uwiteka Imana yawe, Imana ya Isirayeli, umukiza wawe. Imana yacu yesheje icyubahiro, yatubereye umukiza. Abarwayi dufite umukiza, abafite ibibazo dufite ibisubizo byabyo, abafite ingorane tuzikorere umwami wacu Yesu Kristo. Imana yesheje icyubahiro iravuze iti nunyura mu mugezi ntabwo uzasha, nunyura mu mugezi ntabwo uzagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzasha, kandi ibirimi by'uwo muriro ntabwo bizagufata. Imana ya Isirayeli, umukiza wawe. Dufite umukiza, ni Imana ya Isirayeli, izina ryayo ni Yesu Kristo. Nta mupfakazi yahura n'ingorane ntabwo azamwara, abafite nabo bahura n'ibibazo ntabwo bazamwara. Iyo haza ingorane zikomeye ntabwo tuzakorwa n'isoni. Imana yacu ibereye ku murimo kubw'icyubahiro cyayo. Imana y'ukuri yaragaragaye kandi iracyagaragara, izongera igaragare. Uko yari ejo niko iri na none, niko izahora, ibihe bidashira. Abateranye mwese mwumvise amagambo, kende mwese nishimye.